muri ibi byose nyine iki kintu dukwiye cyane kwibandaho ni ikintu navuga ikintu cyitwa urwangano rushingiye ku moko. Urwangano rushingiye ku moko bavandimwe, urwangano rushingiye ku moko ni ikintu kibi cyane. Urwangano rutuma umuntu afata umupanga agatema mugenzi we, umuntu agafata imbunda akarasa mugenzi we, agatera za grenade mu bantu, abahutu bakagenda bakica abatutsi, bamwe mu abahutu nabo batari bose nyine, bamwe mu batutsi bakica abahutu. Kubera iki? Urwangano. Ahantu rero urwangano, ijambo urwangano rikwiye kwigwaho cyane, hakwigwa n'uburyo urwangano rwava mu bantu. Ni iki cyakorwa kugira ngo urwangano rushingiye ku moko ruve mu bantu? Ibyakozwe n'abo mu bwoko bw'abahutu nyine kugira ngo yice abatutsi, ibyo biravugwa cyane kubera ko nyine ubutegetsi buri mu Rwanda bishyiramo n'imbaraga nyinshi kugira ngo bivugwe. Ariko ibyakozwe n'abo mu batutsi nabyo ni ngombwa ko bivugwa, mutekereze namwe kugezaho ndetse abo mu bwoko bw'abahutu bahunze bagahungira mu kindi gihugu no mu bindi bihugu bitandukanye, abenshi bari muri Kongo, ariko za ngabo zo mu nkotanyi b'abatutsi bo mu nkotanyi bakagira gute? Bakambuka umupaka bakajya gushaka aho abahutu bahungiye mu kindi gihugu. Murumva ni urwangano rukomeye cyane. Kugeza n'ubu ngubu abahutu navuga barakicwa mu mashyamba ya Kongo, barakicwa aho bahungiye hirya no hino mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Ingero zirahari, ntabwo ari ibintu byo ndi kubeshya. Ni ukuvuga ngo icyo kintu cy'urwangano gikwiye kwigwaho no kugira ngo gisimbuzwe urukundo, kuko ikinyuranyo cy'urwangano ni urukundo. Ariko bisaba inyigo ikomeye cyane, bigasaba n'imbaraga nyinshi cyane kugira ngo icyo kintu cy'urwangano kigira gutya kigakurura n'ubugome bwibasira ubundi bwoko. Ni gute cyavaho? Ikindi kintu kigomba kwibandwaho ni ubundi se ubundi abahutu n'abatutsi bapfa iki koko kugeza aho bagomba kwicana? Niko kugeza aho bicana, kugira ngo ni ukubera iki? Icyo nzi njyewe kandi nemera nyine kimwe abahutu bapfa ni ubutegetsi. Umwe ashaka gutegeka undi, umwe ashaka kumva ko ari we usumba undi. Aho ngaho niho hari ipfundo rikomeye cyane ry'urwo rwangano. Ubutegetsi nyine, umwe akavuga ati ni njye mukuru, ni njye ugomba gutanga amategeko, wowe ntusumba. Ndetse ashobora kuba navuga ati njyewe ndi mwiza kukurusha. Ibyo nabyo birashoboka. Njyewe ndi mwiza kukurusha, mfinze ubwenge kukurusha. Noneho ibyo ngibyo bigatuma abantu bagira gute? Abantu bahangana. Ni ngombwa rero, ni ngombwa muri iki gihe gushaka imbaraga, twishakemo imbaraga, twamagane urwango, twige ko ibyo bintu bituma abantu bangana bigeze aho ngaho. Noneho turebe ikintu bapfa, noneho tugikosore. Rero hakenewe imbaraga za buri wese, hakenewe ubushake bwa buri wese, kuko ntabwo abantu bazahora bicana, ntabwo ari byo. Murakoze.